benshi bumva amasaha, wavuga amasaha bakumva iminota. Nibyo koko byumvishe nibyo, nta gihe kibaho kitagira amasaha. Mu Rwanda rwo hambere ntibabaraga igihe nk'uko tubigenza ubu. Umunsi w'umunyarwanda wabagamo urukerera, akabwibwi, izuba rirashe, inka zahutse, agasusuruko, abantu bahinguye, inka zishoka n'ibindi. Turabasuhuje bakunzi b'ukuri k'ubutifu. Iyi ni YouTube channel ikugezaho byinshi bitandukanye. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Menyiyobiva. Iki kiganiro ugitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Uyu munsi mu kiganiro Menyiyobiva tugiye kubagezaho inkomoko y'amasaha y'abirabura n'amasaha y'abanyarwanda. Ijambo amasaha y'abirabura. Iri jambo rimaze gusakara mu mvugo yacu y'ikinyarwanda, aho umuntu wategereje undi akamubura usanga agira ati iby'amasaha y'abirabura ntawabishobora. wahura n'undi wakerewe mu kazi ke nawe ati dukora mu masaha y'abirabura. Hari umwe mu banditsi bigeze yibaza ati aya masaha y'abirabura agurirwa? Icyo kibazo kimwe nawe nanjye nkibaza. Ibi bituma ntekereza ku nkomoko y'iyo mvugo, ndetse bingeza no ku mitekerereze n'imikoreshereze yaryo mu kinyarwanda. Iyo witegereje usanga atari abirabura barikoresha gusa ubwabo, wanamenya nimba ari bo barihimbye, cyangwa wanamenya nimba ari bo barikoresha kenshi. Ijambo amasaha y'abirabura rigaragara no mu zindi ndimi, buryo ntawamenya neza abarikoresheje bwa mbere. Iyi mvugo yinjiye mu Cyongereza kera mu gihe abazungu bari bagifite abacakara b'abirabura. Hari ukuntu abirabura batubahirizaga amasaha kubera akamenyero cyangwa kwinubira akazi bakoraga. Abo bacakara b'abirabura aho bamariye kwigenga nabwo bakomeje kujya bakerera, ndetse iyo mvugo bakayikoresha hagati yabo nk'uko ubu tuvuga amasaha y'abirabura. Ntiyabwiraga undi ati uzaze saa moya, akongeraho ariko amasaha y'abirabura kugira ngo asetse uwo abwiye, ariko amwibutsa ko ashobora kuzongeraho iminota yo kumutegereza. Naho amasaha y'abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere ntibabaraga igihe nk'uko tukibara. Umunsi w'umunyarwanda wabagamo urukerera, akabwibwi, izuba rirashe, inka zahutse, agasusuruko, abantu bahinguye, inka zishoka n'ibindi. Ibi biratwereka ko nta munyarwanda wabaraga igihe ubwacyo, ahubwo uduce tw'igihe bajyanaga n'ibyo akora cyangwa imiterere y'ibimukikije. Ibi biratwumvisha ko nta munyarwanda wabaraga igihe ubwacyo, ahubwo uduce tw'igihe bajyanaga n'ibyo akora cyangwa imiterere y'ibimukikije. Dufate rumwe mu ngero zisobanura iyo umuntu avuze ati ibi ni ibyabaye ku gasusuruko. Agasusuruko gashobora gutangira saa 2 ndetse na mbere niba izuba ryarashe kare, ko gashobora gutangira saa 3 cyangwa nyuma yayo iyo haramutse ikibunda. Ikibunda ni igihe nta zuba ryaramutse riva. Ntabwo umunyarwanda yamenyaga imyaka ye wajya avuga ati imyaka 20 kubera ko navutse mu mwaka wa 2002, ahubwo babaraga igihe bavukiye bahereye ku mateka y'igihugu, kwima no gutanga kw'abami, ibitero u Rwanda rwagabye cyangwa rwateye, inzara ndetse n'ibindi. Uyu munsi umusaza arakubwira ati navutse Musinga bamucira ikamembe. Ibi rero bikakujijisha. Niba iyo umuntu aguhaye igisubizo nk'icyo ntacyo aba agusobanuriye neza ko igihe yavukiye cyangwa ku myaka afite. Ikibazo nibaza nawe wakwibaza, ese muri iki gihe tugezemo dukurikiza ababara igihe cyangwa abatakibara? Iyo umuntu yitegereje neza asanga hano mu Rwanda turi imberabyombi. Benshi dufite amasaha n'amaradiyo atwibutsa aho igihe kigeze, ariko kutita ku mikoreshereze y'igihe cyacu n'icy'abandi biracyaturimo. Nubwo tutabara imyaka, amezi, iminsi n'amasaha ndetse n'amasegonda, usanga ari abambaye amasaha ari n'abatayambaye benda gukora kimwe. Dufate zimwe mu ngero. Ubwira abantu bibereye iwabo mu mirenge cyangwa mu midugudu uzaze mu nama saa 3, abenshi bakahagera saa 6 cyangwa nyuma yayo. Icyakora umuntu yabyumva ko abenshi muri bo badafite amasaha cyangwa amaradiyo, ariko n'abambaye amasaha si shyashya. Uhura n'umuntu utari mu kazi ati ni akazi ka leta n'ejo kazakorwa.
abirabura b'Abanyamerika baretse amasaha yabo, natwe twari dukwiye kureka ayacu cyangwa tukayashyira ku gihe tugezemo, naho ubundi iterambere ryaducika cyangwa tukarikerera igihe tugicunga igihe mu masaha y'Abanyarwanda. Iki kiganiro cyari Menyiyobiva, kwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, biza gukurikira Ukuri Kubu TV mu biganiro byayo n'ibindi byinshi bitambuka umunsi ku munsi, kwibutsa kandi gusangiza abandi iki kiganiro. Ntaha nshoreje, ari kumwe nanjye Eugene Kubwimana, uhure mu bindi biganiro bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.